abantu bati Imana ariko muri uwo mugambi wa shitani mubona se koko atarayafasha abantu benshi nimureba abantu bamaze kubipfiramo ubu hari abapfuye bazi apfanye izo ndimi agira ngo ni Imana yavugiye ubwo nyirazamera amubwiye n'iki ariko Imana ibimbaza umudive nawe ati ihumurire ntugire ishyari uriya ni Pantekote azabona be nawe uzabona bawe wowe genda ubarishe umunsi w'isabato nzaguha ibimenyetso nzaguha amasomo nzaguhagurikiriza uwo bitari na wayiti wo mubati aba nzamunyuriramo muvugisha ibintu ubundi uzababona nawe abo ushaka kandi wowe icyo ushaka se si ifaranga si byo twasezeranye nanjye icyo nshaka ni abantu kandi bose ibyo bintu bizagerwaho ubundi umudive nakagenda mujya ino ntibahaba twebwe mu gice cy'iwacu barahari benshi kandi yamaze kukigeramo agihingukiyemo kugira ngo umubwire Yesu reka ahubwo ugira ngo uri kumwe umunyaga kandi ntawagira n'abandi buri muntu wese yagiye amushyiriraho uburyo bwe akamushyiriraho n'amayeri ye ni umumami nyine amushyiriraho n'ubwesikoro bwe buri muntu wese uwarishingiye agira n'icyo amuha azifashisha kandi icyo yashakaga ubundi ku gafaranga uzajya ubatera ubwoba uzajya ubahindisha umushyitsi nikungumure ngo ndabamara dore inzu yanjye yabuze ibyo kurya batera ubwoba bw'uburyo butari bumwe mbabwire yuko ari njye wandika akaba ari nanjye usiba bazaya kandi yari kubabwira gutyo ni ukuri nta mafaranga uwo muntu aba ashaka wowe nzakuzanira amafaranga ariko nanjye abantu mbabone ariko Imana ishimwe Yezu yarabonetse abo yagezeho ibyo bintu twarabimenye kereka utari wabimenya twavuye muri ayo maboko ya Sekibi nanjye ndigushimira Imana yuko ubwo bwesikoro bw'uburyo butari bumwe ubwo mvuze n'ubwo ntavuze Imana yabudukishije ikadukura mwuko ariko umuntu abumenya ari uko azutse shitani yaravuze ati nabapfa abo bandi ibyo nzababwira byose bazabyemera none se koko ntibabyemera nukuri umuntu udakije ukabamubwira ko shitani ujye uvugisha uriya muntu babyemera ngewe kuko Imana yari yanamuvuzeho ko uwo muntu azigira marayika w'umucyo ereka Imana yari yamenye imigambi ya shitani kuva kera none irayandikisha kugira ngo twebwe abo yamaze kuzura tuzamenye ko ari shitani none ariko abatarazuwe aravuga agakora ibimenyetso yaravuga ati nzabafasha mu ibyo muzashaka muzabigeraho abantu mbabone namwe mubona amafaranga none se amafaranga nyine iyo umuntu yatanze se sino shitani yajyana ni abantu ajyaho ba shitani ariko Imana yimbazwe Yesu nyine yarabonetse ari we kuri kandi yaratubatuye mw'ibyo bintu byose ari mu rupfu rw'iteka ari n'umwubwo bujavu uwo mugome yarabutubatu hari umuntu ukiturya kacu ntawe iyo dushatse kugirira umuntu neza tuba tuzo tugiriye neza ariko umuntu akagushuke kugirira Imana neza kuko Imana azibivuga kandi umuntu niwe uza kuyabika ayigendere abana babo biga amashuri aribo baba baganga twebwe iwacu abana mu gihe twabyirutsemo umwana watsindaga n'umwana wo kwa pasiteri abo baganga niho bavaga ukamukobokera gutyo umwana wari kwiga kandi wawe we ntiwanabona n'ikijya n'ikimujyana kwa muganga nuko bimeze kereka niba inatari uko bacikira ingongo naho nuko ariko uko Imana bamenye ukuri Imana ibara twarabatuwe nyamuri ya muri yaravuze ngo twarabatuwe ngo kandi rwose ariko ntitwabatuwe n'ikindi ngo ni umwami wacu Imana yimbazwe bene data yakoresheje abavandimwe bakaza bakatumenyesha uburyo Yesu abatuye mushiki wacu yavuze ngo yahuye n'uw'Imana nibo batwaye ibyo by'agakiza nibo batwaye ibyo bituma umuntu abatuka maze akava mu bwo bubata n'ubuyobe umuntu akamenya Imana nyakuri
twarayibonye rero twebwe twibwira yuko ateregaga mwaruke kera ubundi ntabwo nkorerwa nk'ugize icyo kintu ngo ninabaho ngaho ariko naho ntinahaba iyo umuntu akijijwe byose ajya yabimenya sinkorerwa nk'ubuze icyo kintu ngo ni inzu bari kubakira wari kubaka ikintu bazamwamburiramo ubundi cyamara kuzura ukajya wabona uburyo bwo kujya wagitanga neza ari nawe wacyubatse hari uwo nabonye ubwanjye yagiye kuzitura ikimasa ngo Imana n'ikimutegetse aragitanga ariko n'utanze byoroshye ngo batanga n'ibirezi ariko Imana ishimwe twarayibonye rero tutayifasha ahubwo ariyo yadufashije kandi kuva kera uko yahoze niyo idufasha kuko nitwe twari dukennye ariko yaradukennye naho ubundi mbese ubwo bujiji n'ubwo buyobe twahora navuze ngo niyo minsi yo kujirirwa Imana yarayirengagije ishimwe rero bene data yagize neza tumenyesheje ukuri itumenyesha ariko n'ukuri kwayo mardini ya shitani na ya shitani niwe yakize mu isi uko muzumva uko ryitwa uko ariko kose ni shitani wari manukanye niyo wari manukanye arishinga mu isi akorana n'abantu bashaka agafaranga nawe yishakira abafata neza kugira ngo kuri umurabona ko abavuga butumwa bajya kubwira abo bantu ubutumwa idini ryafashe Yesu yari yabivuze barahihibikana bakagira umwete wo kujya gushaka abo bantu ariko iyo amaze kuboneka ayinjiye mu iryo dini yari yiberewe wenda arumva nkana atagira idini ngo ajya abaruhije ku buryo ngo yikuba kabiri kurimbuka n'ubundi yari asanzwe arimbutse ariko yaryinjiyemo abarimbutse bundi bwa kabiri niyo mpamvu kumubwira ibya Yesu uburyo ijuru ari ubuntu uburyo Imana idakorerwa uburyo itaba mu mazi ahubwo iba mu mutima ahubwo uba ari kukubwira ati uri kungwisha urimo urakuravuga ukagira ngo ahagaze kuko yamaze kubemeza neza amaze kubayobya akajya avuga ngo kandi bo ntabone ko undi muntu babwira ubundi butumwe kandi ni shitani iri kuvuga ntimuzabyemera icyo kizaba ari iki dore mu minsi y'imperuka akababwira ubutumwa bwiza butari bwabageraho usibye Imana yatugiriye neza ariko shitani yari yaduhamije niyo mpamvu banashize impungenge nkavuga ngo ugomba gukiza izamukiza reba umuntu kumubwira ibyo bintu byose akakushyiramo ibinyoma yarangiza akaguha urubi butazarenga ati dore haza abakeka abazi ko hari igihe ukuri umuntu azakumenya neza kuko ubundi azi ko kwaje mu isi yarabimenye iyo nkuru iririmbwa yuko Yesu yabonetse aje kubohora shitani se kibi yarabimenye abazi rero ko isaha n'isaha umuntu ariko akavuga ati mubigishe ko mu minsi y'imperuka azaduka inyigisho ntibazi yuko izo zaba arizo nzaduka kuko uri nyine ari uku nguku kubohora umuntu ariko Nyagasani nahimbazwe nashimwe imbaraga yakoresheje nanjye mbamushimira kutubohoza Imana ihimbazwe zari zo mu ijuru kuko wari watuboshye yaratushije gukomera ariko nyine Imana ishimwe yatumenyesheje ukuri nanjye mbamushimira cyane kuva mu ibyo bintu kuva mu ubwo buyobe kuva mu ubwo bubata kuva mu urwo ruzerero umuntu akamenya ukuri hasi nyine umuntu akaba mu Imana yavuze Imana ihimbazwe rero ishimwe iteka nayishimiye nyine n'igiteraniro yaduhaye nuko ukuntu yatubwiye ni ukuri koko Emira ajya bivuga neza uwo muronka abaza abantu atari ko urya nyine basomye mu Befeso imwumvisha uburyo yavuze se ngo nuko rero iratuzurana na Kristo ajya abaza abanyabyaha ariko imaze kutuzura tuzukanye mbere y'uko igera ku ntebe mwumvishe ko ari agisida yabaye mu kirere hakabagira abantu bamwe bahubuka bacitse Yesu ariko uko Imana ibivuze niko byagenze Imana yaratuzuye ariko ituzuranye na Kristo umve bene data ubutumwa bwiza buvugwa nubwo natwe twabwizeye umuvandimwe ajya avuga ateregaga ibyo dutwaye si inzoga y'inkera ni mu byanga tuzayinywera kuko iraturyoha njye barabivuga nkumva nyine ndi kugumya nkiza bavuze iby'uko kuzuka bavuze iby'uko kujyanwa mu ijuru bavuze iby'uko twicaranye nawe numva mbishimira Imana bavuze ibyo gutsinda kwa Yesu haba
mw'iyo mibabaro yose yanyuzemo kwa Pilato kwambara ubusa kuri finali hari igihe kimwe bazaga akavuga ngo akabaza ngo muri gushaka ngo bakaguza ihumura kuko igihe cyari kitaragira ariko igihe kigeze bagarutse ayongeye kubabaza uko yabivuze nabishimiye ni mu buryo bwa mwuka yaravuze nubwo byumvikanye mu buryo bw'umubiri ubwo ari nge mushaka ni mubihorere none se kuko ntibaturetse imana yaraturetse ibonana na Nyagasani Yezu umwana wayo maze ibyo yagombaga kudukorera ibikorera umwana wayo nabishimiye Imana ngo Yezu icyatumye abyemera yaravuze ati regaga ni ngewe ufite gupfa no kuzuka nimbyemera ntacyo bitwaye ndapfa ariko ndanazuka none mwebwe ubwo mufite gupfa gusa se nyine nakongera nkababona nte nimuze mujye muri nge nibanyica dupfane ariko nanjye ninzuka Imana ihimbazwe icyo gikorwa yakoze nanjye kinezeza umutima wawe njya numva nta n'ikindi gishaka mwese njya numva icyo nashakaga narakibonye yewe byatumye bene data ubwoba bw'urupfu murabizi umuntu utarakijijwe abarutinya byatumye ndutinyuka iyo urupfu ruvugwa numva ntacyo bavuza iyo yewe kwa kundi n'abadayimoni arya mu Kristo ngo yagiye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu akajya yumva abazimu ngo bavugira mu madu birashoboka harya umuntu anyura aho ngaho kumva ibivugiwe muri wowe ukumva si wowe ubivuze kumva koko n'abazimu babivuze kuko nawe yaravuze atuve ntabwo ngewe nahangara gutuka umwami wanjye akunda buriya n'abadayimoni uko baza rero bavuga ko bavuze iby'urupfu n'ibiki byose banumva ntacyo ruvuze banumva nyine Yesu kurya yavuze yuko yahanyuze kugira ngo ibintu bigende neza nuko bimeze n'igihe nanjye nzaba nahinjiye azaba ari sawa nkabanyishimira rero nta wundi muntu uriho wahabwa gutinyuka urupfu kereka uwakijijwe kereka uwemeye uwarutsinze akemera uwarumaze n'imbaraga ubundi akaba mu mutima niwe uhabwa kumva ko mu rupfu nta kirimo ariko umuntu utari wamenya ibyo usibye n'urwiteka n'ubwo uyu mubiri rumuhindisha umushyitsi Imana ishimwe rero bene data bavandimwe banjye nanjye bihagaze ahashimira Imana ko yampaye kubaho by'iteka ryose kandi ikaba yarankuye mu magana menshi y'abanyabyaha nk'uko ibyanditswe bibivuga ni ukuri abo bashumba bari bari aho ku bikumbi byabo hari n'abandi bantu nabo iyo bakibwirwa iyo nkuru bari kujya kuramya uwo mukiza ariko Imana ishima abo bashumba ibarobanuye mu bandi bantu n'abibera kwa Herode uzi ko bagiye kwa Herode bagasanga habamwe abantu bajya biga ibyanditswe biga Bibiliya murasoma Herode bamubajije yahise abwira abo bantu ati nyaboneka mwebwe musanzwe musoma ayo mateka azabaho nimutubwire uko bimeze ngo basomye koko ngo basanga ngo byari byanditswe yuko uwo ngo azavukira Betelehemu kuki batamenye ubwenge sabo babisomye bwo kujyana n'abo bandi ngo bajye kureba uwavutse Imana ihimbazwe yaradutoranije babwira Herode ati nibyo dusomye kandi muzajya mwumva n'abandi bantu bumva ngo hari ibyo twasomye Herode nawe ati ngaho nimugende ariko Imana akijije wagize se bagarukira cyangwa bizeke bashidikanyije ko ibyo babwiye atari ukuri baravuze ati ubwo tutamusanza nyine reka tujye kumurebera aho ngaho nuko Imana ishimwe rero nandi kuvuga gutoranya kwayo nanjye mba nyishimira ko yantoranyije mu magana menshi y'abanyabyaha guhera mu nzu ya data mu muryango mugari mvukamo mu kagari nkomokamo mu gihugu urebye abantu Imana yabihishe ikabimpa Imana y'amahoro ibazo nanjye ntabwo nari nzi ko bibaho sinari nzi ko nyine umuntu yabaho ameze gutya nta bwoba bene data atari uko umuntu yakuze burya n'umugabo w'imyaka 60 agira ubwoba naba afite ubwoba n'umusaza rukukuri naba afite ubwoba ariko sinanizi ko umuntu abaho nta bwoba agira
ariko nagiye kubona mbona nanjye mbayeho nta bwoba kubera ko namenye ko Yesu nyine yansindishirije ku Mana anyunga nayo ubu data ni inshuti ni umubyeyi wanjye Yesu nawe ni umuvandimwe wanjye ariko kubera icyo gikorwa yakoze ihimbazwe rero kandi singizwe iteka nanayishimira abera bayo nayo yatoye kuri uwo musozi ufite amahirwe kubera aba bavandimwe bahari kandi nkaba mbashimira Imana ko nabo bagumije kumvira Imana nabo kutwemerera nyine tukamera gutya hano bene data bo mwikorwe Nyagasana bahumugisha Imana izabibagororera bera bazutse ariko n'igihe batari bazuka bakirindiriye abandi n'ubundi ingororano zirahari tukiri naho